5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ewan. Inzoga nizo zazinyishe wallahi. Zazimugaje. Akunda ariko. Imisisha byo mu kazi. Yayikora mu kambara ndabishobora se? Nari nabyinshi. Kuki manara bikoze neza. Akose wa mukobwa ra cyargiye kirirakaza mu cyabonye abandi bakobwa muri cyagaruka ku kazi. Kititaba se baho. Allo? Bimeze bite? Nizute se mukobwa wanjye? Sikuru umuvuga nabi gusa musuje nabi. None se ko utakiza ku kazi byagenze bite? Ejo umuntu wese niwe nkwamagara wanze kwitaba. Oya ko nawe ntukarakare. Ntabwo avuye hano amusobanuriye uko bimeze. Nese iyo bigenze gutyo witanga nakaza umunsi kutamakane basi wenda ngo menye kutari bunaze ntakumwe kugenda inzu ngasanga uko nayisize niko ikimeze. Ngayibaza ubuse utangiza urufunguzo rwanjye umuntu haya kandi bako kurumva byagenda bite. Wenda utazagaruka basi uzarungarira uretse ko atari cyo nifuza. Oya hafe nawe. Oya bitekerezeho neza kandi ibintu by'umujinya byihorera. Ahantu hasa nabi nta mwenda ufuze naki. Bitekerezeho nanjye ndareba icyo gukora. Sawa ariko ugabanye umujinya rwose. Sawa. Nawe arafuha twajyaho naramushatse. Cyase cyo cyandamukiye. Fisi! Kameradi? Munano. Igihe nagutumiye amazi ni gukiyaza nuko uyujuje cyangwa se uri komereka cyangwa tuvugana. Igihe nagutumiye amazi ubu nibwo nibwo nyabana. Usobanuriye ko abimubwiye? Ntabwo nabimubwiye. Ko nakubwiye ngo ujye ubanza ubwire nyuka mpamagara n'ibyo kuza kucyo nzindukira. Nubwo navuye ngiye ku ishuri. Nose ubu wagiye ku ishuri? Oya nahitiye ko naje kureba uko umeze. Nose wacyagiye ku ishuri? Oya nasibye. Kwe mwana. Ko none nushaka nukajya ujyayo ubone se ugiye kumara iki? Ese kugenda ukaba wanyuma. Ejo nagiye ariko. Nose ugiye ejo umunsi nagusubirayo? Ndababwira ko ndwaye. Akazi kawe. Siga wakwiga utakwiga ubundi si ibyawe. Yanjye ko nayize ko yarangije. Cyo dupfa ko uko ibintu byaje kunzira ibyo zo kunsura uzanga utanabimbwiye urajya kandi mbamuru zanezanye ko wa mwana. Ntabwo nzamubwira ndabimubwiye ndatamuva ku ishuri. Okay, nta kibazo rero muri mebitsira n'umukozi mfite uzajya uza mu giye ku ishuri te wizera nga ariko utuntu uzajya umfasha. Ahubwo ejo nagiye kwiga. Uzubona kazajya kunywa itabi. Ubwo iki? Nzajya kunywa itabi. Ejo nagiye kwiga ahubwo mwarimu aravuga ati abana banywa itabi ndamanika. Ahambwa ngo uzazane dede wawe hano ku ishuri. Ubuso hose wasanga ari kudendara. Nyine wasanga azaga gwemba wacana. Wasanga ari kuduhenda. Uzamwihorere. Nyukuru uzabigire nyuko ibyo bintu. Ndatanga vuye ku ishuri. Nyuje nyukuru uzamubwira ko bagutumye ku mubyeyi. Ibyo bintu uceceke se yo? Uceceke. Hano rero urabona hari akazi kenshi se yo? Umukobwa ajya kuza kunkorera amasuka ahangaha yumvishije ibigambo bya bushize avugaga ngo uri kumbwira ngo nyoko ngo ibikinga abakobwa ngahangano yumva afite umunwa muremure wa munwa wawe yanze kugaruka ku kazi. Ubanga akazi kenshi kandi kugushakira ikintu gukora. Maze kuba mukuru nta bintu byo kwitetesha sha. Ariko twakoze tukiri abana. No gukora ikira. Hano nawe. Hari imyenda se yo? Wawe dadi.
ino myenda imyenda ndayirangiza genda wifure kandi nawe ubwawe ko utayirangiza genda wifure kiravuga vuba ntabwo ntiwayirangiza ati nje nifure vuba vuba kuyifura wifure neza kandi ndanabipfubya ni byiza wifure ndabipfubya amakuru se sheri Amakuru ni meza, urumeze neza nta kibazo. none ko mbona ibintu byahindutse byagenze bite ntukiza mu rugo ndaguhamagara wisigaye nyitabo wabishatse ikibazo ni ikihe Njye niwumva ko ukeneye ko ngaruka mu iwanyu iwawe uzareka ibira byaba ari abakobwa murerwa mukurana. ase abaye bakobwa sinakubwiye uriya muntu wasanze mu rugo ni mpamvu dukorana sibyo hari ibyo twatuma gupanga by'akazi kwako rero abantu bari abayobozi bakuru nkuko nawe kubwiye yashobora kuza umuntu yazamusanga akagira ngo ni ibindi bintu ariko ntabwo ari uriya wenyine nicyo kibazo. Maze umaze kubona abantu bangaye sheri umaze kubona abantu bangaye ni benshi cyane ni benshi pe ariko se uberuka promesse zose njye nawe dufitanye ndabyibuka kandi ndabizi kandi birananshimisha ariko mbabura ntazi ibintu burimo ibikisi njye ndambe no kuba umukozi wawe nose urajya ugende bite njyewe reka mubwiye sibyo ngerageza gukora buri kintu icyo ari cyo cyose sibyo ari amafaranga ndayaguha sibyo wose kuza ukirirwa mu rugo watangaga 10,000 naguha 20 bitewe n'uko uwo munsi mpagaze ayo mafaranga ni make byibuze mu cyumweru cy'iminsi 7 uburamo iminsi ine waba uje mu rugo wose wije iminsi ine mu rugo 40,000 ku cyumweru abara amafaranga make ari cyo nagukorera none se sinshoboye akazi rero aho kugira ngo njyewe turaryamana sibyo nkaba n'umukozi wawe njye umuhembera ayo mba nakore nta umuhembere ntabwo ngufata nk'umukozi wanjye sibyo ntabwo ngufata nk'umukozi wanjye ahubwo simfata nk'iki wa mugani sinzi icyo mfata mfata nk'umukozi barambwiye ngo tuzabana tuzagira ute ntabwo mubikora none se narakubeshye tuzabana n'ubundi hari byarenga se njye mba mbona ntazi ibintu burimo pe sinzi ibintu burimo ntabwo mbizi ubundi buri mu biki noneho yambarishijwe nk'umusore niki gituma abakobwa bakwirukaho da nsugira ngo nambare bite koko nsugira ngo nambare amatise nyene yezageze ahangaha nk'abapasiteri uretse ko nabo batakibyambara yewe nose cyo ubwo umwanzuro uzaba ari uwuhe niba utakiza mu umwanzuro niba utakeneye kureka ahubwo mukurana ntabwo nzagaruka ariko si ibintu mukorera undi muntu abana bikorera ibyo nkorera nuko bijyanye n'akazi kawe ese bikora kubera akazi mbese ubikora kubera iki uko none se ngarika mubwiye ko nshaka ko noneho mva hano twiyunze ibaza ibintu bitumye sibyo uyu munsi sinakoze ibaza ibintu bitumye nkaza kukureba nuko kuba twiyunga ubwo turagira kondisiyo tugendera yes ngazimbye urambwira neza ko ugiye kureka gukurana nka bariya abakobwa se ariko se abakobwa se bwo waretse kwigiza nkana ko okay ngabaza umbwire kondisiyo zawe ukareka gukurana na bariya bakobwa ukareka ibintu byo kurirwa mu mayoga urumva wenda ibyo ngibyo ntubireka njye nzagaruka kandi tuzihuza nta kibazo kandi n'isezerano wamaye ukarikora nyine nk'uko warimaye reka mubwire sibyo aba bakobwa bo wenda umuntu abishakira inzira bigomba gukemukamo sibyo nubwo reka ntabwo baba baje ngo turyamane cyangwa ikindi kintu kibi ari njye bazaba abashyitsi basanzwe sibyo ari abo dukorana se abo tubana mu buzima busanzwe ariko wenda umuntu arabigabanya sibyo ariko n'umugabo utanyweye icupa bwo ntabwo bibaho uzi ko n'umugore wawe uriya wagiye hari ukumwanya kwegera sinakubwiye yuko nawe mfite umugore akagenda mbere yuko kujya kunkorera hariya mu rugo ibyo byo nta n'ikibazo mbese wari uzi neza yuko uriya mugore wanjye utaragenda mu bintu twajyaga dupfa n'icupa rye ntabwo icupa rye rwose nabaho benshi nyine hari ukumwanya no kugabanya uranywa ukarengera ukaza uri gutongana nari nakubwira nabi umunsi arimo utambwira nabi none se shu oya winkora hariko reka tumanze twumvikane ako kandi nabonetse kuri no kuko wowe ikibazo ako se uragira ngo iki kwe ari kintu nagukoreye koko ahubwo se ni iki wa wankoreye ari kintu nakwimye se ahubwo twampaye ukashaka ko twiyimanye nawe umwa ibyo kurya ari amafaranga yama ariko nta mahoro reka shunda gukunda se oya ariko oya winkora hariko nyine reka nyine winkora genda shaka twiyimanye oya ariko nakubwiye winkoraho ushaka cyane reka dushyire ibintu byose ku murongo nyine winkoraho reka mubwire dushyire byose ku murongo kuko nta kintu bitwaye se ntacyo reka mubwire reka dushyire byose ku murongo
dukomeze umubano wacu ni iminsi mikeya nubwo kujya kunkorera ndishakira umukozi kumbwira ndishakira umukozi uza kubikora kandi noneho ndashaka umukozi w'umuhungu ubizi cyangwa noneho ako gasabuze ngo tubareke se ndashaka umukozi uyangiye ibyo kandi bimbwiye nanjye ndaguha kondisiyo ngaho mu kondisiyo numva ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo uzongera kugaruka kundana mu rugo sibyo ukubwiye ko abakobwa utabashaka kandi nawe uri umukobwa ubu ushobora gukenera guhura nzajya nza urebe ahangaha ngaho nyumvira kugira ngo ugiye kumbuza iwawe kugira ngo ujye usana nawe ese wabwiye ngo nabashaka abakobwa baza mu rugo abandi nyine batari njyewe ni njye nyine ugomba kuhategeka waretse amahanga y'amana yumve ibyo uri kubwira ntabwo ndi kubwira akantu keza nyine kubwira akantu keza bikora akantu keza ese kugira ngo nze kureba ahantu hose mba naciye nabwirwa n'iki cyangwa ntabwo nabuze amahoro sibyo nabuze amahoro uzi ahantu mvuye akantu byo muzaniye ntabwo mwazi kagiye mwereke none se ugize ngo ubu ngubu ahangaha nk'ubu nabanza kuborenzanya n'iki uzanyemo imyenda ntabwo ari imyenda ushaka kurebamo wifomo harimo ikira byakunaniye reka ngufashe sibyo reka ngufashe byakunaniye hano harimo akagifite nyamuzaniye sibyo akubwire ukuntu mukunda ibaze ndemeye ndazenguruka umujyi wose kugira ngo mushakire akagifite ukuntu mukunda reka turebe tubeshe reka mubwize ukuri sibyo akantu muzaniye nabanza sinzira sinzira muri aka kantu muzaniye ndabizi ko ureba sibyo ntabwo ndi kureba wireba amaze mwereka wowe none utakemera akazakaza adatamenya ko bakuroza ahubwo atari ukunyurwa gusa ni kabari kari ntabwo buretse ushaka kunyurira mu mubare ubwo abatukavuga ngo yawe n'amandazi n'amatuza muragiye amandazi oya ko matangiye no guhumura shunga hano ndakwemereye nkare wow yewe ukwira sikarankwira pe nase umuntu wishimye umuntu akuzana akantu aka kantu se keza ni keza se ugakunze ndagakunda kagukwira ariko dore rero sikweba n'undi karankwira urabona ukuntu ari keza ni keza mbasa ngo makuye he ugakuye he ase n'ubwo ntabwo tsikwe kumenya ahantu karengiye kuba gutumye wayizana shana ishaka ahantu kure wayikura ese ngiye karamara iminsi 3 ndi kwishaka ngiye karengiye manzi ahantu ushobora kujya kuyikura ingo iyi nkweto sibyo nanjye nzayijyana mu kirori hari umushuti wanjye ukorera mu mujyi ukumva akorera mu iduka mu bwikono ryitwa rimbwire yitwa muri Kigali Arivo hariya mu mujyi downtown ewana ndaza uretse naza kuguha nimero ku buryo ushaka gukweto nkaka ngaka keza sibyo uhita ugenda ukahita ugafata sibyo nise kana wakaguza ngaha karahenze cyane karahenze cyane rwose nkaho wagize ngo se wenda uretse ko njyana n'inshuti yanjye ntabwo aba yaciye amafaranga menshi cyane nyine urabona ko agira ibintu byiza kandi n'ibintu bya karite do wabonye uzi mpamvu nawe tuyenda gutyo nigere se ifite umupira bita raba niba umupira ntabwo ugenda usakuriza abantu ko nk'abantu bagera mama wapi iyi ngiyi rwose wapi ugenda witonze waba ufite umupira mwiza katanyerera muri make nyine ntabwo kwita nyine ugomba guha umukunzi wawe sibyo noneho akacu wagira ngo rayimenye reba utu twenda natwe gatijyanye none se wagira ngo ngiye niyibagiwe nanjye nahise mbona kandi gakwega ariko shaka ko ntabwo naguze muri Kigali Arivo naguze mu iduka bita Sostify Best Shoes Market nanjye rero nanditseho amayekeza se ubwo waba ugiye muri Kigali Arivo uzatwara agakweto keza cyangwa se ukajya muri Sostify Best Shoes Market nawe ukabona agakweto keza numva yuko rero ndumva murangiye ahantu ugomba kugurira kandi dore naguzaniye n'Imana nanjye dore tuzatwambara neza twambare gutyo nanjye nukiriho utwenda twiza cyo n'akantu gakweto ntabwo nzana ntukandagiza hasi ngaho se rero mwandabara twiyumva aka kaje ko mukire mwana ubwo nakajyana sibyo naka kana nakako nase shu niba uko yatubwiraga nase shu ntabwo base turiyumva nta kibazo wanda bari ariko nyine nawe uzabireka sibyo wakasi nabisezeranye nase ko none nyine ndavana gutyo gusa se ngiye tugenda
tubana gutyo gusa kandi ngiye kugenda. Ugiye kugenda? Ndashaka kugenda nkagira no mu rugo rega menya yuko natakoze ngirirwa mu rugo. Ntabwo ngiye kugira bati kugiye vuba. Nta kintu kiri wese ngeretse kugenda. Nta kintu kiri wese kugenda. Umuntu wese avuga tugiye kumwe. Ntabwo kabiri kugiye kwaza sibyo? Kaguha amafaranga. Ugende uhahe. Kumva? Nanjye ndabona nirebera televiziyo ahangaha cyangwa ucya tujye kuri telefone. Nta kibazo. Tujye kuri telefone. Ariko umuntu afite amafaranga. Amafaranga afite ugenda uhahe wagenda ukagura n'inyama sibyo? Noneho ugateka noneho afashe guteka waretse twabanza tukagira ukuntu twigenza wenda nasigara ndeba ariko numva n'ikiganiro n'umubiri sibyo? Hari ikibazo? Nta kibazo. Tugenda. Kazi ni koroshye kabisa. cyane nishimye cyane wananishimye ntabwo uzakundira kabisa wakinisha ntabwo wazumva kabisa cyane uko nanjye nishimye cyane nishimye nyereka ikintu cyatuma ko wishimye cyane wabibonye nabibonye urabyishimiye nabyishimiye cyane sheri reka njye kwitaba ino telefone umukozi w'Imana bampamagaye sheri uretse kugenda mbabara ni iby'akazi mbabara ni iby'akazi ni meza sembari tugiye kujya kuzigura nazitumije mu Bushinwa ntegereje ko zingeraho bari bambwiye ngo barazohereje ubu ngubu ugiye kujya kuzireba Dubai Port zambukiye Dubai noneho zitaziza muri kontineri urumva hano ndi hari kurangura si ibyo se urumva abakozi b'Imana tuba turi ku ruhimbi nuko hari amateraniro twe twagiyemo ubu ngubwo rero naringiyeho inyuma gatoya niyo mpamvu wumva muri sale nyine hari kuvuga sale ijwi rikurura sale yes z'Imana rwose amena kabisa amen Yesu yarabivuze ku mugaragaro abakozi b'Imana tuzabona ibyiza ariko uri umusaza ubundi ko rutateze kunshaka tuba duhurira ahantu gusa no kuryamana n'urugi ako rujya binyishyura amafaranga kuri telefone iba ntabifite mu ipantaro ngiye kuzagikura ibyinyo hari kizasigara cyagenda kidafite amafaranga wow Jesus iyo noneho ndayarira hehe ayo mafaranga bana y'isi n'ijuru ndasaba kuri kw'Imana umugisha muba mutwifuriza ujye ukomeza tugendeho ni ukuri ewana ngaho urakoze cyane urakoze ni ukuri amen urakoze cyane agiye muri dushe abakozi b'Imana ndabona Imana ifashe ntamenya ahantu ariko ntabwo yerekwa ntabwo yahita byerekana cyose sheri zikatavuga rehera ngwino sheri ngwino sari nk'uko byaba kandi wabona bari abakobwa bo mu kabari wabona yananjye muri kamera ntazi amafaranga y'abandi ipantaro yoroshye se cyaye bana turaho kabisa ariko bana gukora umurimo w'Imana si kubizi ko hazamo no kwitanga cyane rwose
Ciao, reka nze raporo reka nze kabisa ariko sorry guys reka ndebe gukora umurimo w'Imana kwitanga harimo ibintu abantu baba bavuga ngo ndaraye ntabwo yashyira ngo hariya ngo najya muri amafaranga menshi nkajya njya n'amaturo ariko se ibyo ngibyo se byazakugeza mu ijuru ndabona ari iby'umwaka ushize reka ndebe ni akabonye kabisa ubwo reka nayishyire muri sisiteme urahita ukabona nta kibazo vuba vuba sorry gatoya nta kibazo kabisa andi makuzi cyane ni sawa mpamvu ngo wahamagaje nta mpamvu pastor nta mahoro ariko gakeya ibyagiye bitetse nawe cyangwa byakubabaje nawe wabaye nkanjye umugore nawe tugiye kukurana ibibazo wapi ntabwo ari ibibazo umugore se wajya ko yitonda ariko nta kibazo ntabwo ari ibyerekeranye n'umugore ahubwo nakuye n'ikibazo iki kibazo se kandi cyavutse rero cya gihe usanga mu rugo yego ejo bundi cyagiye umusura uriya muntu ese uramuzi cyane inde si wa mukobwa se uriya mukobwa urebye ntabwo muzi bihambaye uretse ko dukunda kuvugana nyine azi n'ubu nyuma cyane twakomeje turavugana ariko nyine mbona ntabwo tukivugana cyane ariko ndamwandikira akansubiza muzi gutyo nanjye ni umuntu kwandikira bakabyeho yashyize blacklist cyane ahuye n'ikibazo cyagiye urabizi ko duhura buriya nari mfite amafaranga naje kugura buriya nawe ufite amafaranga ariko ntabwo we wari ubizi nari mfite miliyoni n'igice y'itorero urabeshya witorera amafaranga no gutyo hano hari mu mufuka umwe n'andi ari mu wundi hano harimo sense ahandi harimo miliyoni ni 500,000 na miliyoni ahandi harimo miliyoni 500,000 sami yose hano ntarifite sha ataraguze n'agacupa yarayitorera okay aho kujya kugura ibikoresho bya sembari none ubwo mba umuntu arampamagaye ndasohoka ipantaro urumva muri wo ipantaro bayikuyemo ndasohoka mvugira kuri telefone nk'iyisume ngarutse nsanga yagiye ubwo ngubwo ndavuga ati si uyu mukobwa kahise agenda atanasezeye bite sinzi ukuntu umutima waje ndagenda nkora ku mufuka umwe w'ipantaro numva amafaranga arimo mvuze ku wundi ndayaha uzi ukuntu byagenze se nakubiswe n'inkumi amafaranga urenze nabuze 500 uko nari igicucu se sha nimba yatarakoze mu wundi mufuka miliyoni mu wundi mufuka iyo nayisanze muri 500 ubwo muri 500 ko n'undi 500 byonyine cyari mu mufuka umwe wa hani buryo ubwo ndamuhamagara fone wapi yavuyeho uko mbigenza n'ubu ngubu nta kintu nakora barampamagara ibikoresho bigeze hehe harya indimi ntahandi hantu nari mfite amafaranga yo kuba nahita nyakura ngo nongere none rero ubwo ngubwo urabizi inshuti yanjye tujyana inama nagira ngo ungire inama y'ikintu nakora 500 namukobwa rero ntabwo muzi bihambaye cyane nkuko nabikubwiye kose koga ndamubona gutera ni ukugerageza narasenze biranga abantu ndavuga ati ibintu ndabigenza amasegonda makeya ngo umutekerezaho nzinze na mashine ariko reka mwereke yes ikintu ngiye gukora hari umuhungu wanjye umurera unyemurira utwaza umutwe ngutwo yes ngaho se ngirira vuba nandike nimero se uretse mwereke
umuhungu wanjye bamwita Pipo. Pipo ni umupolisi se ni umusirikare wapi ni mu mafia. Abantu nk'abo ngabo abohereza aho bagomba kujya cyangwa se bakagarura iby'abandi. Nubizana n'amarangamutima y'ubupasiteri sibyo? cyana ntabwo byakunda kuko najya aho bingejeje ni danje ubwo sinabimubwira reka mubwire ukuntu ugiye kugenda. Ngiye guhamagara Pipo mubwire yuko hari akazi mufitiye, uzamuhamo 100,000. ndayamubwira Pipo arayitunganya. gira vuba se ndabarugire vuba nta n'icyumweru gishize. nawe ari kwereka ahamagara aho witonze ndaje wabona raporo itanamugezeho. Alo Pipo bimeze bite? Ni Sostifani muvugana. Yego ngufitiye akazi. Saa 12:00 z'umugoroba duhurije mu rugo. Ni 100,000 ukagaruza 500. Kwica nta birimo. Ntabwo uramo amafaranga y'abandi. Nta kintu ndashaka amafaranga y'abandi. Gira vuba mbwira. Gira vuba mpereza. Nakumereza. Wahisemo kutavuga. Nta mafaranga ya boss migendere. Ninza. Nta amafaranga ari rwose. Gira vuba rero. Sigaranye makeya rwose. Ari he? Arinde nakemuje utubazo rwose nawe nsigaranye. Jyana amafaranga. Aho yavuye akure nande? Wakoze amasuka yumvira ko nta yandi mafaranga. No, ikariso ndayakuramo. Nta mafaranga ya boss. Nta yandi mafaranga nsigaranye. N'umuntu n'umunsi wabaye bize cyane no kubera iki kuva naza wahise uba bize sibyo? Ayishuri reka nkubwire sibyo? Ngiye ntabwo najya gukora ibintu uriya mugabo. Asigaye acungira ku ijisho. Ariko ntabwo aramenya gahunda zacu. Komana se urumva ndinjije. Ntisimeze neza. Reka nkubwire urumva njyewe gahunda napanze asoma ibintu byo kubana cyagiye ura wari seriyera. Mfasha bandi seriye nyine. Ariko ubona ari gute erega ndagukunda ariko nkubwire naje nariyemeje. Ntabwo umuntu muri aho fake mu pasiteri. Pasiteri se none nje bingeza pasiteri nagiye gusenga. Nkubwire rikora mwana wacu ikibanza kidufashe kumurera sibyo? Bakubona ko yazagiye ubwo we umwana namara kuzuza imyaka 5. Singira ngo arabura igihe gito yakayuzuza. Umva nukwitoza pasiteri niba tuzamwica ndwaza reba sinza burangaza ko ngo turi inshuti nyine cyane. Ni inshuti nawe ari byo kureba birandeba. Ariko mana reka nkubwire urumva ngiye fa kuba witeguye kubana nanjye kuko kirasingikundira bizo uriya akuranga bizo ko mukunda subizi ndabizi ko mukunda nzabyemera ko wabikoze. Aho muranzabikora sheri nzabyemera ko wabikoze. Wari meze neza ariko ntabwo namera neza urabizi. Kubera iki se? Ntamera neza nari kumwe nawe. Nyine ariko turi kumwe se ntabwo meze neza. Aka kanya gusa ariko nitsoka nkaringa no mujyanga agera mu rugo. Ndatamera nk'umuntu uvuye muri paraho. Yewe yahumasho humura. Ese ko wananze ko mwakira koko. Yawe yanjye nta kintu cyaje cyo nashaka cyari wowe gusa. Nashaka kukubona nari ngukumbuye. Shawe nari ngukumbuye n'ukuri. Maze je ntabwo tuvuga ngo mbyizere. Ese ko kitabyizera? Kubera ko ntazi neza nari shuwa neza ko ibyo uvuga biseri. Oya humura ndiseriye rwose. Ngenje nana gusaba ngo basi bingaragare. Asibundi waza kumubwiza ko. Haracyari kare nawe haracyari kare. Reka nkubwire nase reka nkubwire sibyo reka nkara akazi kawe. Ya ura mugabo ari kintu ndashaka kumutegerera nkaje ubundi ati urupanga zashaka kungurira imodoka. Kandi ya company iba mu franga. Abinda pastor gawe ari je bababeshe urasa amaturo gusa babagenderaho. Je nago binda yaba ari amaturo pako mbona yinjiza amafaranga. Je amaturo bibira. Kandi nawe uzabwo bari mu score. Ubundi bura ntago kubeshya. Oye. Uriya mugabo ni umwisipora ariko nyine si cyambere nuko anzanira ikofi nge nta kintu ngise nitaye ngo agakora mu baturage cyambere nuko mbona yanzaniye gusa. Okay. Kuko ngewe n'ikintu kibinyemeza kuri uriya mugabo ibyo avuga ari se. Ejo bundi yaratashye. Urumva
mbona afite sheke kandi iyo sheke yarambwiye tumva sheri bambwiye ngo iyi sheke nandike amafaranga yose nshaka ndamubwira ati ndamubwira se amafaranga yose ushaka reba nk'ibibazo dufite mu waretse akaba ari njye yiyandikira igihe amafaranga nshaka noneho ukahita uyama njyewe nkakoreka aka business nshaka kubikora ariko ambwira ngo nta kibazo ngo reka babitekerezaho kandi ni menshi urumva niba umuntu avuga ngo wandike amafaranga ushaka urumva arimo ari kubyiborera reka mwereke n'ubundi reba nibyo nagutereye inda umwana ukamutwita amezi 9 umwana akavuka akaba ari nzangana ko atarayimenya umva ntabwo azigera amenya ibyacu kandi ibyo ndabikwijeje none se ibyo birumvikana ntabwo azabimenya hanyuma se niba atazabimenya nituramuka tubanye nitubana akabona nabanye mu nzu nkawe ntabwo azabura kutabimenya humura ntabwo azabimenya urabizi neza ntabwo azabimenya ahubwo buriya umubyeyi afite ni kiriya cyana kiri hano cy'umugore wanjye cya cyana cyo kijya kora ngo kiraje umuntu ariko nabo nyine najyaye mu gifure nawe arayivamo umva yumvishije nanjye icyo gihe umuhaye kiriya cyane maze gifunga n'umutwe yahatari wese urabizi kiriya cyane cyakurikije nyine ariko nta kibazo nanjye nijya gukora amanyuti ariko ntacyo nanjye umuhaye bira ngo yaragiye kwiga nyine barakwepeta yiziranga ariko ntacyo ya myenda agende ayimese ubundi nawe rwose nanone bamwana ntukamukomerere cyane ntabwo mukomerera se gute niba rero reka mbwira umwana utari wawe atari uwawe ntabwo uzi umugani wacu mu kinyarwanda se n'ubundi umwana utari wawe umuresha niba atari uwawe ibyo birumvikana none ungana yibaze uriya mugabo tubana gufata umwana wawe kuza kumwubaha reka mvuga iby'abana ariko tubyoroka iby'abana reka njye biba bimpangayikishije kuko ndi umubyeyi uri umubyeyi nyine ariko reka tubiyore iby'abana nk'umuntu sibyo kandi ndagukundira bizi mariya mukumbuye mukumbuye cyane gusa ubu ni byo gukomanga shoma usabye kuba muri oya kandi ufite wakigombera iki cyanara aho cyanara rwose ikibazo kirimo kuduteza neza shoma mukumbuye